Yes, reka ngusuhuze wowe udukurikira umunsi ku munsi. Njye nitwa James Legend wa muhungu wanyu mukunda cyane. Tukaba tugiye kubana muri My Heart Talking and Comment Today. Tugiye kuvuga kuki? Ku rukundo rwa Navi ndetse na Kazuba. Wow, Navi mu rukundo. Nyuma y'igihe gishize uyu musore Navi atabasha kuryoherwa n'urukundo, kuri uyu munsi ari mu rukundo n'umukobwa witwa Kazuba. Bari kugirana urukundo rukomeye cyane. Mwagiye mubibona mu minsi yatambutse aho yakundanye na Peri akamutera inda, ariko akamutera inda nta bushobozi afite, akaza kumureka nyuma yabwo, akamureka atari uko amwanze ahubwo ari ukubera ubushobozi. Yamara kubona ubushobozi akongera akamusanga, ariko Peri akamwiryaho akamwereka ko nyine atakimukeneye mu buzima bwe. Yakomeje kujya akundwa n'abandi bakobwa benshi batandukanye, harimo n'uwitwa uriya Bella. Murabizi ko nawe yigeze gukunda Navi, ariko Navi ntiyabasha kumukunda. Aza gukundwa n'uriya mukobwa witwa Becky, nawe ntiyabasha kumukunda kugeza ubwo haje umukobwa mwiza, umukobwa witwa Kazuba. Bigaragara ko uyu musore nyine yasinziye afite icyo ategereje. Kuri ubu rero ari mu rukundo n'uyu mukobwa witwa Kazuba. Urukundo rwabo rukaba rurimo guhitinga cyane muri iyi filime ya My Heart. Guys, wowe urabyumva ute kuba Navi afite umukunzi muri aka kanya? Ese urabona ari cyo gihe cyo kuba yakakwiye kuba yongeye gusubira mu rukundo, cyangwa wenda uri kubona yihuse? Aha muri amakomenti mumbwire uko muri kubibona, cyangwa se mumbwire inzira zigaragaza ko uyu musore nyine urukundo byabaye ari cyo gihe cyo kurujyamo. Ese ko Mark nawe amubangamira? Murabyibuka ko hari igihe yari ari kwenjoyinga n'umukunzi we bicaye muri salo. Mark ahageze nyine amufata nk'akana gatoya, nk'akana katari kagira ubwenge bakontorora kuri buri kimwe cyose. Bigaragara ko hari mukuru we yamusebeje nubwo ari mukuru we. Ese ari wowe wakomeza kuba kwa mukuru wawe akwitwayeho muri buriya buryo, kandi ufite ubushobozi bwo kuba wakwikodeshereza? Guys, ubwo naho muri amakomenti mumbwire naho uko muri kubyumva. Kuri ubu rero Navi rwose ari mu rukundo n'uyu Kazuba, araryohewe. Ngira ngo murabyibuka ko nagenda amutera udutoma amubwira ukuntu nyine yamukunze cyane, ndetse yamukunze ataranamumenya. Ibintu bikomeza bitangaza uyu mukobwa, ariko agakomeza kuryoherwa n'urukundo. Murabizi ko Becky rero nk'uko yari yarakunze Navi, nyine uyu mukobwa akimara gukorana na Navi, akimara kubimenya iyo Becky ntabwo yabibonye neza. Yatangiye kugenda asa nk'ujajinga Navi, amuvugaho utuntu nyine kugira ngo arebe ko uyu mukobwa yamureka, hanyuma agafatiraho akaba ariwe bikundanira. Ariko aramubwira ati have utwo dufuti twe uvuga njyewe nitwo namukundiye. Wow, kwima abantu amatwi ugakurikiza icyo urukundo ari cyo. Bibutse ko izi nkuru muzitegurirwa kandi mukazigezaho na James Legend wamamaye. Ndabakunda cyane. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.